muhawe ikaze imwe mudahwema gukurikirana Evariste Eva TV. Ngira ngo nk'uko maze kubimenyera, tumaze iminsi turi ku gitabo cyitwa Umugenzi. Ni igitabo n'ubundi gishushanya urugendo rw'umukristo ari muri iyi si kuzageza ageze i Siyoni. Ni urugendo rutamworoheye cyane kuko ahura n'ibicanege byinshi mu rugendo, ahura n'ibintu bimusubiza inyuma, ariko ibyo byose arabirenga agakomeza urugendo. Rero uyu mugabo ntabwo arashyika aho agomba kugera, ariko aracyakomeje urugendo. Duherukana rero ari kumwe n'umugabo witwa Musobanuzi, aho yamusobanuye byinshi ndetse birangira akomeje urugendo aho yarabonye imbaraga zo gukomeza. Rero uyu munsi turaza kuganira kuki, mbese uyu munsi turaza kumva iki? Mfite amatsiko, nawe ndabizi urayafite. Nimuze twige iby'uru rugendo rwa mukristo, tukwifuriza gukuramo amasomo menshi atandukanye yagufasha n'ubundi muri uru rugendo muryoherwe. Umwanditsi w'inkuru akomeza atubwira ngo maze ndota yuko inzira mukristo yari akwiriye kunyuramo izitiwe impande zombi n'inkike yitwa Gakiza. Mukristo akurikira iyo nzira nubwo aremerewe agenda yiruka, ariko bimuruhije cyane kubw'umutwaro ahetse. Nuko ariruka agera ahantu hazamukaho hato, hejuru yaho hashinze umusaraba, kandi hepfo yaho azamutse hari imva irangaye. Mukristo amaze gusohora kuri uwo musaraba, wa mutwaro uhambuka ku bitugu bye umuva mu mugongo, uragwa uratembagara, ugenda ku munwa w'imva ugwamo, ugenda buheri heri. Maze umukristo arishima, aranezerwa, avugana umutima unezerewe ati unduhuye umutwaro we anzurisha urupfu rwe. Mukristo ageze ku musaraba maze amara umwanya ahagaze aratangara, kuko byamutangaje cyane yuko kureba uwo musaraba muhambuye umutwaro we, kandi byamutangaje cyane kuko ubutwaro yarawumaranye igihe kirekire. Nicyo cyatumye agumya kuwitekereza cyane, amarira ashoka ku matama, agihagaze awitegereza arira. Asangwa n'abantu batatu barabagirana, baramuramutsa bati amahoro abe kuri wowe. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Undi wa kabiri amwambura ubushwambagara yari yambaye, amwambika indi myenda. Maze uwa gatatu amushyira ikimenyetso mu ruhanga, amuha umuzingo w'igitabo, amutegeka kugenda awusoma, ati nugera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru uzawubahe. Maze asubirayo, ndetse abo batatu basubirayo. Mukristo yitereshwa gatatu n'ibyishimo, aririmba ati iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangira umumaro, kandi nazibagirwa ukundi. Iri rero ni itangiro ry'umunezero wanjye, aho niho umutwaro wamvuye mu mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambabariye, ari we Yesu Kristo. Umwanditsi w'inkuru akomeza atubwira ati nuko ndota agenda atyo kugeza aho yagereye mu gikombe, abonamo abantu batatu basinziye hirya y'inzira ho hato, kandi bari bafunze umunyururu ku maguru. Umwe yitwaga Muswa, undi yitwaga Bute, undi yitwaga Ruhangara. Nuko umukristo abonye baryamye batyo, ajya aho bari ngo ahari yabakangura. Arabahamagara ati yemwe abasinziriye, muhwanye n'abasinziriye ku isonga y'igiti, nuko nimukanguke tugende, kandi mwemere nanjye ndabafungura iyo minyururu. Kandi uzera nk'intare yivuga yanyura aha, nimwabura kuba umuhigo w'amenyo ye rwose. Nuko barakanguka baramureba, bamusubiza bake bati Muswa aramubwira ati simbonye ko rwose hariho akaga. Bute nawe aramusubiza ati reka nongere nisinzirireho hato. Ruhangara aramusubiza ati ikibindi cyose giterekwa ku yacyo ndiba. Bavuze ibyo barongera bararyama barasinzira. Mukristo akomeza urugendo, ariko babazwa cyane nuko abantu bari mu kaga kameze gatyo batitaye ku kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza ku mbabazi, abakanguye abagira inama, yemeye kubafungura iminyururu. Akibabajwe n'ibyo, abona abandi bantu babiri burira inkike y'ibumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo. Barihuta bamugeraho vuba cyane. Umwe yitwaga Mihango y'idini, undi yitwaga Ndyarya. Bamugezeho, nuko umukristo atangira kuganira nabo atya ati
murava he murajya he? Uko niko umukristo yababajije. Nuko baramusubiza bati twavukiye mu gihugu cyitwa Ndirarira, turajyanwa ku musozi witwa Siyoni, ndetse tugiye gushimirwayo. Arabaza ati ko mutinjiye mu irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira? Nimuzi yuko byanditswe ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo uwo ni umujura, ahubwo kandi akaba n'umunyazi. Nuko baramusubiza bati abo mu gihugu cyacu bose bagira ngo inzira y'iryo rembo ni uruboko. Nuko bamenyereye kunyura mu nzira y'ubusamo bakurira inkike nk'uko dukoze. Arabaza ati ariko umwami nyiri ururembo tujyamo nazabita abaca mu mateka kuko mucumiye amategeko yandikishije? Nuko baramusubiza bati ibyo byikubabaza rwose, ibyo dukoze ni umuhango w'abiwacu, kandi ndetse tubasha kuzana n'abagabo bo guhamya yuko uwo muhango wahereye kera hashize imyaka iruta 1000. Arababaza ati uwo muhango wanyu mwaburanwa mwawutsindira? Nuko baramusubiza bati umuhango umenyerewe ukaruta inshuro ndetse imyaka 1000 ntitwabura kwemerwa n'umucamanza utabera ko uhwanye n'amategeko, kandi ubwo tugeze muri iyi nzira uko twagezemo kose ntibihwanye. Ubwo turimo nawe winjiye mu irembo nuturusha kuba mu nzira, nubwo twuriye inkike none uturusha iki? Arabasubiza ati ngenda nk'uko mbwirizwa n'amategeko ya databuja, mwebweho mugenda nk'uko mubwirizwa n'ibyo mwibwira by'ubupfu. Nanone mumaze kwitwa abajura na nyiri iyi nzira, nicyo gitumye nibwira ndashidikanya yuko mutazemerwa ko muri beza. Nimugeraho ino nzira iherera, mugeze mu nzira ku bwanyu mudakurikije itegeko rye, muzavamo mwenyine mutagiriwe imbabazi ze. Nibagira icyo bamusubiza keretse kumubwira ati upfa iki ku byacu? Maze bose bakomeza inzira, nibaganira byinshi keretse ko bamubwiye bati twibwira tudashidikanya yuko utazaturusha kwitondera amategeko y'Imana neza, nicyo gitumye tutamenya ikigutandukanya natwe keretse uwo mwenda wawe, nawo ni wawuhawe n'abaturanyi bawe ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe se? Arababwira ati amategeko ntazabakirisha kuko mutanyuze muri rya rembo. Naho uyu mwenda nambaye nawuhawe na nyirahonjya. Ibyo byose mvuze ni ukuri ko ntawuherewe guhisha isoni z'ubwambure bwanjye. Nanjye nibwira ko ari ikimenyetso cyo kungira neza, kuko nari nambaye ubushwambagara gusa narawuhabwa, kandi ngenda nihumurizanya ningira kuri rwa rurembo umwami nyirarwo nazabura kumenya ngo angirire neza, kuko nambaye n'umwenda yamereye ubuntu ubwo yanyamburaga ubushwambagara, kandi mfite ikimenyetso mu ruhanga, ahari ni muri cyitegereza, kandi ndabona mutakinyitayeho. Nagishyizweho n'inshuti yanjye magara, umwami wanjye, ku munsi umutwaro wamviriye ku mugongo, kandi icyo gihe nahawe umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso ngo ngende nkusoma umuhumurize mu nzira. Nategetswe kuzawutanga ningera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, ngo umbere ikimenyetso cy'uko nzinjizwayo. Ibyo byose ngira ngo ni mubifite, kandi igituma mutabifite ni uko mutanyuze muri rya rembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira. Nibagira icyo bamusubiza kuri ibyo, ahubwo barebana baraseka, maze bose bakomeza inzira. Mukristo ari we uri imbere niyaganira nabo, agenda yibwira, ubundi asuhuza umutima, ubundi anezerwa, agasubizwa umutima mu nda no gusoma wa muzingo w'igitabo yahawe n'umwe muri ba bantu barabagiranaga. Reka tugushimire wowe udahwema gukurikirana Evariste Eva TV umunsi ku wundi. Ngira ngo muko mumaze kubyumvira, iki ni ikindi gice cy'igitabo cy'umugenzi, aho harimo amasomo menshi akomeye adufasha mu rugendo, aho bashushanya ibintu byinshi tugenda duhura nabyo muri uru rugendo. Rero tugusaba, niba utarakora subscribe kuri Evariste Eva TV, tugusabe ukore subscribe kugira ngo uzakurikirane izindi episode ndetse n'ibindi biganiro tuzagenda tubagezaho, kandi tugusabe kugira ngo ukoreshe ya usangiza abandi ubutumwa bwiza, ukore na like tubone kutwishimiye, ukande na comment utubwire igitekerezo cyawe. Imana ibahe umugisha, mugira amahoro.